Rachel ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikomoka mu Giheburayo rikaba risobanura umutavu w'intama. Iri zina mu bihugu bikunze gukoresha ururimi rw'igifaransa bakaba bakunze kumuhamagara Rachel. Muri Bibiliya Rachel yari umugore wa kabiri wa Yakobo akaba nyina wa Yosefu. Mu buzima busanzwe Rachel ni umukobwa w'umutima mwiza cyane, akaba ari umukobwa ukunda abana cyane akabitaho. Iyo abaye umubyeyi usanga ari umubyeyi w'intangarugero, usanga ari umukobwa yicisha bugufi agakunda ubuzima butarimo ibikabyo, kandi ahantu hose yaba mu bakire cyangwa mu boroheje usanga hose yabasha kuhaba. Aba ari umukobwa ukunda Imana agakunda gushakisha ukuri kuyoboka Imana kandi bikarangira kubonye. Ni umukobwa ugira ukuri, akaba ari umukobwa ugira gahunda, agakunda kuganira cyane kandi agakunda abantu bamwitaho. Ntabwo ajya apfa kwibagirwa niyo kaba ari akantu gatoya cyane, akantu abandi bantu batahaye agaciro warakibuka kandi akagerageza ukagenderaho. Kubera ikoresha adapfa kwibagirwa, akunda kwitura uwamugiriye neza kandi ibikorwa bye birivugira kurenza amagambo. Usanga ari umuntu ufata inshingano kandi zose akazisohoza. Asa n'umuntu wasuzugura kuko azabanza guceceka yarangiza akakumva maze nyuma akabona kuvuga. Gusa nyamara no mukobwa niwe muntu muzahura wubaha, utekereza kure kandi w'umwana mwiza cyane. Mu buzima bw'urukundo Rachel arakunda cyane n'amarangamutima ye yose, gusa ibyo ntabwo bivuze yuko atakubabaza. Impamvu nuko ari umuntu wita kuri buri kintu cyose kandi akibanda ku byiza by'abantu. Ibi rero bikaba byatuma akunda abantu benshi icyarimwe, nayo bikaba byamuyobera gufata umwanzuro. Ni umukobwa ukunda umuryango we cyane ku buryo yabaye umubyeyi usanga yita ku bana ndetse n'umugabo we cyane. Rachel akunda kwerekwa ko yitaweho nibwo aba yumva yuko atekanye. Kubera ariko nanone uburyo yitangamo cyane, ibyo ngibyo bishobora gutuma urukundo rwe rusaza. Akaba rero asabwa kuba yajya acishamo gake kugira ngo umukunzi we abashe kuba yamukumbura. Imirimo itandukanye Rachel aba yakora harimo ibijyanye n'itangazamakuru, kuko ari umukobwa uzi guhanahana amakuru cyane. Aba yanakora kandi mu bigo byita ku bababaye cyangwa se nanone abantu bafite ibibazo. Akaba yanaba umuganga kuko usanga ari umuntu uzi kwita ku bababaye kandi akagerageza kuba ibyo bifuza byose.